Ariko ukunda muri iyi minsi nyine twagize guca ndabwana ngo no tujye mu miherero tuganire. Ibyo bicero ugiye kunguramo fanta ni ibyo wahawe kuri bwera zira game. Ntanabihawe singira akazi sinkora. Nimba ari bya n'ibicero ugiye kunguramo fanta ari byo wakuye mu bitinda. Iyo fanta bayireka. Iyo fanta muyihorere. Amaye nka data. Kandi byanga byakunda umuntu agira abantu bamwanga n'abamukunda. Abantu bose nago banyaka. Kumbuye arabakwishimiye mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi. Ndabizi neza ko bahari. Sibyo? Barahari cyane. Rero abantu twavuganaga nyine bo bari mu Rwanda nyine ndi kubabaza amakuru ye barayama neza fresh bitantegura kuza. Ariko hagati aho nabonye nta buryo namugeraho ndavuga nti nubwo nyashya tutakundana nibyo namuteguriye sibyo nawe icyo nagusabye nicyo nari nateguye gusaba niye kuba nasuhuje abakunzi nabasuhuje niyo nkuru nziza nani nyibazaniye kuri bamwe na bamwe babyumva ariko noneho nawe mfashe duhuze nanjye ungaye ntabikoze. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent. Nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana. I love you so much. Come to me. Come to me. Je t'aime trop. Nalingo mingwana. Manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye. Manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye. Oh yes, reka nongera ngo ikaze Innocent muri kumwe n'anyashya y'Rwanda rwanya rwakazamura igisho y'abantu bagasika mutono zose n'ubwo basamatira gatera cyangwa sambi ubundi wicare kuri Innocent birebere byinshi byiza twakwa gutegura uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora mu gihe gito ndagusaba gukora subscribe nimba utari wayikora ndetse nawe wayikoze nakwinginga ngusaba cyane kubisharinga ibiganiro byacu kugira ngo bigere mu mpande zitandukanye z'isi maze iminsi mwinginga ngusaba cyane kunyandikira muri comment kugira ngo ndebe byakunze ndetse n'ibitakunze menye ngo ndongera iki cyangwa se ndagabanya kireka ntangire nshimira abakunzi bacu badukurikirana umunsi ku munsi saa ku yindi bari mu mpande zitandukanye z'isi abari muri Amerika, Aziya, Uburayi, Australia ndetse na Afrika n'abari mu bihugu by'ubuturanyi Uganda, Uburundi, Kenya, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye mbashimira cyane babwira ati muri inshuti zakadashoka kuri twebwe. Umunsi wa none rero murabona umuntu mutari muherutse kuri screen zanyu kuri drip za dange muri niwe bita drip fada papa wambaye neza papa nagira ngo nunu aka kanya ire shop yakwambitse ugenda umbwira ikintu cyose wambaye amafaranga agihagaze bro man wambaye neza bro ibintu rero umweto ubwire ngihagaza ya rimwe na rimwe ubundi ugere ku ipentro ipake ibirombe bye nundi abona wagira ngo uri kofi woro midendaga ubundi ahangaha ho ntago wiri kuvuga umufana akibona Dior sibyo ahita ibishiro bigaragara ukibona ibirombe umbaza amafaranga abantu bashyuwa mu abantu ugereranyije mba nambaye nanjye ubwanjye nge nditinya ahubwo urumva niyo mpamvu mba nako udashaka bonza kakanya subura ko nanjye ubwanjye mba niyumva nawo ba wiyumva hari umuntu wampanga urumva uhagaze bwuma wana umva uhagaze mu neza nose amakuru y'imisi wabagahe neza cyane ari mfite mushuti wanjye yaranjyanye ahantu kuri inyuma hepfo yo ngo nimba ngo bari muri Canada uvuye Canada uvuye Canada durukanye se wapi urabibona umuntu uvuye muri Canada nyine hagaze ibirombe nk'ibi by'umwihariko nyine mbanza nsuze n'abafana banjye abantu mutari mumerutse nyine ngira ngo baranze barakoze cyane suza n'abantu bitwa ba Eric ngo babaye ngo basandara muri iyi minsi urumva nuko nguko byari bihagaze urabona ko meze neza amafaranga nyitsa nayo mbese umunsi ndanagutamo sure wana kabisa bikorera kamera abantu bose babibona urakanda akanyenyeri se wezana uyu munsi ntamwe bikorera imbere ya kamera abantu bose babibona ahubwo niba bishoboka bagutemo byeri kugira ngo banayibone
ntabwo inzoga abantu banjye barabizi. Ushaka fanta? We ntamo. Ushaka fanta? Babwire bayizana. Genda gutamo. Umusazana fanta bro. Ndagutamo. Urumva? Zana fanta. Asiko kitayisa. Uvuye muri Canada ndagutamo. Baraba banayizana nta kibazo. Ngiye nta kintu bintwaye. Ariko urumva ubwo umuntu uvuye Canada ntabwo nyanywaga fanta. Icyangombwa nuko ngutamo. Ufite ikihe kibazo? Ari haba ni abana bruce. Amafaranga n'ibirayi haba n'ibiki. Amafaranga ndi nayo. Nta kibazo mfite. Mufungo no mufungo. Amafaranga urafite ayafite no iki yamaze. Ndayafite kabisa. Nkajya ntabwo twari duherukanye ngejo bune nagiye kubona urampamagaye. Numva birantungwe. Ndavuga ati rasta kumperukana nawe ngiye mufata mutereka kuri moto. Mujyana mushikiriza famiye ziwe. Yarigeze umuntu ntazi reka bivuge muri ubwo buryo. Rasta amamagaye ati banza no kwanga gufata phone yawe. Ariko tena nyuma ndavuga nti reka nyifate tuvugane numva icyo ushaka kumbwira. Wenda hari amakuru make wabo. Today turahuje. Sibyo? Twahuje. Uyu munsi abafana bawe abakunzi bacu muri rusange bambazaga ahantu wagiye se wavuye mu butinganyi ese byagenze bite ase famille yawe yarakubonye ntiyakubonye nka buri kintu basobanura kubera ko kuvugana nawe ntabwo byashoboka. Today barongeye barakubonye sinzi icyo bazaniye sinzi icyo bafitiye sinzi ushaka kubabwira. Nanjye sinzi impamvu nyamukuru yatumye umbwira ko ukeneye ko tuganira. Ntago wari kumamagara ngo mbone nyine urumva nari ndi kure. Urumva duherukana cyagiye wa mugani ibintu bitanameze neza. Ariko kuva naje ubu noneho turaganira birambuye. Bo abafana banje bagiye bakomeza kumpamagara banansuza nabo ndabashimira cyane. Nabari bumpamagara ubu ngumve muri Canada bampamagara mbatemo. Ubuzima bukomeze. Ubuzima bugende neza bwendereye. Biragenda neza ariko mu buzima nta kibazo kabisa. Ndabona ubuzima bwarahindutse. Nakibaza se ya mico mibi uracyayirimo cyangwa wapi? Ya mico mibi. Ako se kucyita imico mibi. Kutuyita imico mibi. Kumba mbona bitakwiriye umuntu w'umusore w'umujyambere nkawe. Mico mibi? Ya cyane. Ntago ari imico mibi. Ni iki? Ni ibintu nyine bisanzwe nyine bisanzwe. Ibintu bisanzwe. Kuri wowe urumva bisanzwe cyangwa noneho wari waragiye iyo za Canada kubikora wowe? Kandi narakubwiye ko hano umuntu waranjyanye yo nta kintu wumva ni sheri. Sheri wawe. None ubu hari umuntu uri gukunda muri iyi minsi nyine. Twagize gucya ndabwira ngo no tujye mu miherero tuganire. Ibyo bicero ugiye kunguramo fanta. Ni ibyo wahawe kuri bwera zira game. Ntanabihawe. Singira akazi sinkora. Nimba ari bya n'ibicero ugiye kunguramo fanta ari byo wakuye mu butinga. Iyo fanta bayireke. Iyo fanta muyihorere. Amaye nka data. Iyo fanta munyereke nzigurira iyanjye. Urankatiye. Wapi? Ku biceri byanjye. Ku biceri byawe bivuye muri ibyo ngibyo wapi? Kusigaye wiyemera harira. Ntabwo ari ukwiyemera. Sinayemera ko ngomba kuyinywa. Ariko nimba yaravuye mwazira gahunda zo wapi ntabwo nayinywa. Ntabwo reka twiganire. Nta kibazo ntabwo nabiguhatira utabishaka. Respect ku burenganzira bwiwe. No kubyo akora no kubyo abashaka kubamo n'ubuzima abashaka. Nta kibazo kimwe. Respect nimba ubona ari byo bigukorera ewana courage. Nimba ubona bitagukorera kunguza kuko ntago ari byiza. So rero urampamagaye urambwiye ngo urashaka ko tuganira no mu byo washaka kumbwira nuko wari waragiye hanze y'igihugu biragaragara uburyo uhagaze ntago ugaragara nk'umuntu w'umuroko ahubwo biragaragara nkaho wiberaga hanze. None ufite ibyo wakoragayo byibanga kuri wowe. Gusa nyine nawe wamfashije unzana ahantu heza hari akayaga nkaho none bimaze iminsi ndi hajya ahantu bahita ngukira ahantu bahita ngukira ahantu heza cyane. Ahantu ni heza nta mpamvu yo kuvuga. Ni heza cyane kabisa. Buri umuntu uzahakena azambaza azajya mpamagara mbaze ahantu wari uni hehe. Ahantu ni heza. Urabona se ikirere cyo kina ahangaha kiri kugutwara neza kiri kugufata neza kurusha icyo ntago cyanguye neza niyo mpamvu nashyizemo udufime. Akazuba kari kugenda kaba keshi ariko ndagecishamo mbarebe nta kibazo baranyihanganira nyine nabo barabizi hakurya ntago babimeze neza cyane. So rero niye mpamvu yatumye ushaka ko tuganira niki ushaka kumbwira cyangwa se ushaka kubwira abakunzi bawe? Ari ikintu cyatumye nguhamagara. Ubivuze neza utabakunzi bawe. Shaka gusuza abakunzi banje. Hawe tukaganira nyine bisanzwe.
ibintu bisanzwe nyine nose we ntiwari unkumbuye ntiwari unkumbuye nubwo duherukana turi kurwana inkundura mu muhanda yewe nari ngukumbuye ngukumbuye nk'umuntu muzima ufite ibyo yaretse agakurikira inzira nziza izamuhesha agaciro mu muryango we mu gihugu ndetse no ku Mana ariko tena kongera kubonana nawe ndumva inzoga ari yayindi cyahindutse ari icupa nta kindi rero ubwo nimba ari kwa kundi umeze nta kundi nose byagenda bite ibyo ntukabitekerezaho cyane dore nawe uba wanabikomeje cyane kugira ukanamvanga gutuma imibare iba myinshi mu mutwe umuntu aba afite imishinga yo gukoresha amafaranga yavuye muri Canada uguriye fantura yanga ibyo bintu kuki bigira ibibazo cyane ni ukubera iki jya wita ku bintu bigaragara ayabura ari amafaranga ngiye ntashobora kuryaho amafaranga umuntu azanye yayibye ndetse nge ndiba ngiye igisambo biba amafaranga y'ibyo bintu byanyu amafaranga mbega nyine ntago amafaranga adaciye mu buryo bwa nyabwo ushaka ko ngugura amafaranga navuye gukorera ikiyede cyangwa kwikorera umucanga se kamemo wayo nayarya kuko uba wakoresheje imbaraga zawe none se urabona bizagenda bite ngonje kwikorera uwo mucanga mbone kuzana amafaranga nkugurire ya wowe uzangura kuko bishaka ariko atari amafaranga yavuye mu bintu numva bidasobanutse cyane okay ngo nta kundi nta kundi byagenda wenda ariko ntaribi kuganira byo turaganira ngende neza kandi byanga byakunda umuntu agira abantu bamwanga n'abamukunda abantu bose ntago banyanga kumbuye ari abakwishimiye mu buryo butandukanye bumwe cyangwa ubundi ndabizi neza ko bahari sibyo barahari cyane rero naguhaye umwanya wereza n'igihe nimba koko ari abantu waruje gusuhuza gusabasuhuza abantu nari nje kubasuhuza ndi kubamenyesha ko yewe mfite n'umuntu muri iyi minsi nshaka kuzabereka umushyashya nyine w'umusheri se wowe subiza hari umuntu ndi gukunda muri iyi minsi usibye ko wowe ntabwo ujya unshyigikira ahubwo unca intege ariko kubivuga nyine nta urashaka gukora ubukwe mbere yo gukora ubukwe umuntu anabanza agakunda yamara gukunda agapanga izindi gahunda zikurikiyeho nyine z'ubukwe ubwo rero izo gahunda zindi nazo tuzazibamenyesha n'iziba zihari uzazitumenyesha bizagorana none se uwo muntu se yitwa nde uwo muntu uri gukunda amazina ye ni umusore ni umukobwa ni iki se ko afite amazina aremerera bamwita Satani Kayusi muri birimo se cyangwa amazina aremereye cyane nanatinyise uriya muntu nyine urumva Satani Kayusi urumva mbwira ko tubirimo na ujye umbwire urumva amazina y'uwo Kayusi nako amazina wamaze kuyambwira Kayusi murakundana murateganya kubana witwa Satani nimba ari umugabo nimba ari umugore nimba ari umukobwa nimba ari umwana simbizi uwo Kayusi ni muntu ki se mwarabanye murakundana ntimukundana bimeze bite nta kubeshye rero ubwo nari ndi muri Canada nagiye mbona ibiganiro akora mureba neza nkamwitegereza cyane abana ariko uyu muntu ko ari kubinkorera muri iyi minsi imeze bitera abantu twavuganaga nyine bo bari mu Rwanda nyine ndi kubabaza amakuru ye barayama neza fresh bitantegura kuza ariko hagati aho nabonye nta buryo namugeraho ndavuga nti nubwo nyashya tutakundana nubwo nyangata badashaka no kunyifuriza iterambere reka mgende murebe bimucisheho uko byagenda kose azamfasha natanamfasha ubwo nzakora uko nshoboye amfasha noneho bisobanuye ngo uvuye iyo za Canada uje nahangaha uje kureba Kayusi uvuye Canada si famille zari zinzanye ntaki nje kureba Kayusi Satani rwose nyashya ndakwinginze sibyo ndakwinginze pfukamye hasi urumva
urumva n'amaguru yanjye yose sinitaye ku ipano nambaye ngirandura nishaka yandure umbabarire umuze na Satani ngiye nguhuze na Satani byonyine gusa ndakora icyo nshoboye icyo ushaka cyose niba ari amafaranga nimba ari iki ndaguhereza ariko umuze na Kayusi nguhuze na Kayusi wose ubwawe kumwigereraho byarakunaniye kubw'ibyo sinongera no kwicara ku ntebe ndicara no hasi nta bundi bufasha mukeneyeho nyine reka nkubaze wowe ubwawe kwigerera kuri Kayusi byarakunaniye hasi kuko wagabanyije abadaye kuri mu mutwe nimba ari n'abantu ukeneye ko bagusengera bakagusengera worabenga kuri amusazi nawe wasaze ku ma YouTube ndambona yirirwa agenda ngakunda abagabo ariko ntukita abantu abasazi ntukita abantu abasazi nose nkawe nakwitiye nose ukubona narasaze ukubona ndi umusazi hawo akavuye iri uvuga ngo nabengutse umukobwa uje umbwira ngo wabengutse umusore mugenzi wawe bro ubwo se ngiye ngufasha ngaguza nawe nabandi gushyigikira bikore kuko ndugusabye nta mafaranga rero ngukurira inzira ku murima nta mafaranga wampa nta nicyo wakora cyatuma ngiye nguhuza na Kayusi nabandi gucirira nabandi kongera umuriro mu wundi urumva kucyumva se ko bitashoboka ntabwo byakunda bro gerageza umuntu muzima ushimwa n'Imana ndetse n'abantu ijyo kuvuga ngo baraguhuza n'abagabo bagenzi bawe ngo mujye mukora ibintu bidafite agaciro bibira aho ngaho bro watekereje kabiri man ako nyamara nuko nawe utinda kumva wakagumbye kunyumva ngenda guha ikintu cyose ushaka icyo nsaba cyose urumva nta na kimwe mbuze umuze n'uramugabo none se umubwire iki ukora ikintu umara guhura ikindi bumubwire nibyo namuteguriye sibyo nawe icyo nagusabye nicyo nari nateguye kugusaba nuduhuza uzabyumva ibyo nzamubwira ni ibintu bisanzwe mbafate mbahuze uduhuze nicyo kintu wifuza cyane kurusha ikindi wumva ushaka kurusha ikindi ibindi byose byashobotse kuba twabonanye kuba nasuhuje abakunzi nabasuhuje niyo nkuru nziza nari nyibazaniye kuri bamwe na bamwe babyumva ariko noneho nawe mfashe duhuze umbwira uti ndashaka nkorera ibi kugira ngo mbahuze hanyuma nanjye ungaye ntabikoze sibyo uduhuze ngufate nguhuze na Kayusi kabisa cyo kintu wumva ushaka kurusha ibindi ubu none nicyo nkeneye icyo nshaka uzakimfashemo zicaro bitekereze wiyishe ntaririrwa cyangwa se wiyahuye ntaririrwa sibyo byo ndabigukorera nta kintu bintwaye ni ukuri byamfasha pe genda bigukorera nibyo ushaka nanjye ndabigushimira nivuye inyuma abantu mengere rero ntago nzabangamira uburenganzira bw'umuntu ibyo ndabigukorera ngo haguruka murakoze n'ukuri urumva wishimye neza nta kindi kintu ushaka kunsaba numva nta ibyo nzagusaba bindi nzongera mbigusaba mu kindi gihe gikurikiyeho icyari kindanishinga ni iki gihugu urakoze cyane ndagushimiye ni ukuri okay ngo gira ikintu ubwira abakunzi rero igihe nzabishakira igihe nzabonera umwanya nicyo gihe nzaguhuriza nawe ariko nyine nawe sibyo urabona mfite nk'icyumweru hano mu Rwanda cyo kuhamara wabitinza cyane kubyo watuma ngenda nkazongera kugaruka ushobora no kubishaka nyuma y'icyo gihe kongera ukamamagara kandi urabizi nyine biba bigoye wamfashe ukabitekereza vuba bidatinze nanjye nakwemerera buri kimwe cyose ushaka sibyo hanyuma ukabikora abibakore ukabinkora ukaduhuza kubyo nzagenda naramenye uko atekereza icyo bitekerezaho noneho nkazakubwira izindi gahunda zigezweho nyuma okay bo gato ikintu nabwira abakunzi banjye rero bararebye sanga abantu bose batanyiyumvamo ariko bajye banyihanganira nyine nubwo buzima tubamo kandi buriya kugira ngo ureke gukora ikintu ngo ushimisha abantu ureke gukora ikintu ngo abantu bishime wagikora wowe ukishima sibyo abanyumva baranyumva batanyumva ubwo nyine nuko nabo bazagenda banyumva ariko by'umwihariko abakunzi bagenda bakunda cyane kandi namwe ndabizi ko mu nkunda nuko nguko bimeze so rero mwabantu hari ibintu njya numva ngiye nkabiburira inyito cyangwa nkabura cyo nabivugaho reka mureke muhuze nawe ibyo bazivuganira simbizi n'ibyo bashaka kugeraho simbizi sawa
ibyo nzabigukora njye ntari nta kibazo urakoze rwose ubwo nange nzakwitura uko mbishoboye nzakora uko nshoboye kabisa aho rero mwabantu mwereka mbimukorere banyitabaje reka mutabare cyo ndapfa nuko ntazongera kwirirwa mwirukankaho nta n'umuntu mukuru ayihitiramo inzira ye nta mpamvu ko urabangamira uburenganzira bw'umuntu we uzahitamo icyo ubona kigukwiriye n'icyo ugomba gukora